Yes, reka tuguhe ikaze wahisemo kuba natwe kuri televiziyo Rwanda Kigali Inspire misaha y'urubyiruko. Turashimira cyane kaminuza y'ubucyarugendo ndetse n'amahoteli n'ishami rya Rubavu. Mu byo bigisha harimo rero ubucyarugendo, harimo amahoteli ndetse n'ikoranabuhanga. N'urubyiruko rero ubona ko banyotewe cyane kujya ku isoko ry'umurimo. Ese iyo soko ry'umurimo bariziho iki? Ese iyo ukiga ntabwo ushobora kugira icyo wikorera? Umutumirwa wacu akaba ari Munezero Heritier, n'umwe mu banyuze muri Youth Connect Awards ya 2021 aza muri ba rwiyemezamirimo bagera ku 100 bahize abandi ku rwego rw'igihugu. Yarahembwe, birumvikana ariko urugendo rwe rwatangiye muri secondaire ubwo yari mu wa 4 secondaire y'igikoranabuhanga, atangira kwimenyereza. Uko kwimenyereza rero kwatumye arangije secondaire ahita abona akazi. Muri ako kazi rero ahita nanone atekereza gukomeza kaminuza, aho yakomeje ibijyanye n'ikoranabuhanga. Iri koranabuhanga ariko akora nanone yaje guhanga umurimo we. Uno musaza kutubwira uko yatangiye. Nitwa Munezero Heritier, akaba ni CEO wa company ya Unlimited Technologies. Tukaba dufite umushinga bita Smart School Attendance. Smart School Attendance ni umushinga uri based kuri IoT, kwaraje gukemura ikibazo cyari gihari cy'abana bohezwa ku ishuri ntibagire aho biga, bikabaviramo ingaruka zitari nziza ku buzima bwabo bwa buri munsi ndetse n'ejo heza habo ntihabe heza. Ingaruka zimwe na zimwe ngenda bahura nazo, ushobora kwishora mu biyobyabwenge, ingeso z'ubusambanyi, bashishikajwe gushaka kuba bakuramo inda zitateganyijwe. Ni muri urwo rwego twagize idea yo gukora uwo mushinga wa Smart School Attendance. Smart School Attendance ni systeme ije gukemura iki kibazo, kuko izajya imenyesha umubyeyi ko umwana yageze ku ishuri. N'ikigo nacyo kibasha gukora attendance system mu buryo bworoshye bw'ikoranabuhanga, kuko umwana yagera ku ishuri azaba afite smart card, ari na student card akoresha mu buzima busanzwe. Nagera ku ishuri hari device izajya ibihari, ayitapingeho, naba gutapinga kuri device umubyeyi atabona notification ko umwana ageze ku ishuri, no mu gihe avuyeyo nabwo umubyeyi abone igihe umwana aviriye ku ishuri, kurya ageze n'ikibazo ahura nacyo mu nzira bashobora kubikurikirana hakiri kare bitewe na timing umwana yakoresheje ava ku ishuri ko umubyeyi abonye notification. Isoko ryacu ni rinini, dufite isoko rinini cyane, kuko urumva dufite n'ibigo by'amashuri, niyo target market yacu. Ibigo by'amashuri mu Rwanda ndumva uburezi bwarakwiye ahantu hose, ndetse ndumva ari hafi ku isi yose. Ndumva ku buryo kubona abakiriya bizatworohera tukaba twacuriza iyi projet yacu. Aba competitors, dufite aba competitor nabo batari bakeya, ariko twe dufite umwihariko. Aba competitor dufite ni abakora smart attendance gusa, bagakora ama attendance just ari aho ngaho, ari local, atari telecom, ari communication iri aho ngaho gusa, kamenyekesha ko umuntu akoze attendance ageze ku kazi ya attendance. Ariko iyi Smart School Attendance iri tele cyane, ikora ahantu hanini, ku buryo umubyeyi nibwo yaba ari hanze y'igihugu amenya ko umwana we yageze ku ishuri n'igihe agereye, ndetse n'igihe aviriye akabimenya, ku buryo umwana ashobora kuvuga ngo nanyuze aha n'aha, nawe ubwe aba ari kuri iyo pressure. Kuko abana benshi usanga impamvu batagera aho biga ariko bavuga ati nta muntu kunkurikirana, nintagera ku ishuri ntawe ubimenya, nta muntu uza kumenya ko nageze ku ishuri. Ariko nawe abafite iyo pressure avuga ati nintagera ku ishuri biramenyekana, either ku kigo barabimenya ko baratabona notification ko ari umuntu uri kumisinga, uri kuburamo, na mama nawe ubwe cyangwa papa araza kumenya ko ntageze ku ishuri, bibi ikindi kibazo. Ibyo bikamushiraho pressure, akaba ngombwa ko akora attendance ku ishuri akaba atahabura. Niba aba competitors bacu bo ntago dushobora aho ngo ntago tuzadufite competition nini cyane, kubera ko dufite igikoresho badafite. Dufite systeme yacu iri innovative kurusha izabo basanzwe zihari, izo dusanzwe tubona zikora attendance mu buryo busanzwe, ko yacu itanga notification kandi ahantu harehare. Uburyo business yacu izacuruza, tuzakorana n'ibigo by'imari kugeza uburyo dufitanye contract nabyo. Abashoramari bo ntago baraba benshi kugira ngo project yacu yaguke, gusa ibigo turi gutagetinga ni ibigo by'amashuri, abantu bafite company zabo zikorera. Umushinga wacu uzunguka dukurikije uburyo dushora, ntago ari amafaranga make cyane, nta nubwo na menshi cyane, ariko tuzashora
amafaranga ari hagati ya miliyoni 10 na 15, ariko nitujya kugeninga dushobora kuzafata ashobora kuzobanamo nk'inyungu ya miliyoni 5 twashoye uwo mubare w'amafaranga na gutyo. Kugeza ubu ngubu projet yacu nta uburyo tuyicuruzamo, ntabwo tuhita tugenda ngo tuduha amafaranga, kuko urumva ntabwo abantu benshi babyizera ko bikora, cyangwa se akavuga ati murabeshya, twe just tuguha ukwezi ku kigo cyawe ugakoresha system yacu ku buntu, ukaba wayacessinga ku buntu kose nta kintu wishyura, and then nyuma tukakubaza se waranyuzwe no twagira na contract, biba ngombwa ko batumira inama y'ababyeyi baba barayishimye, tukakugirana amasezerano tugakorana. Icyo twaje gukemura, mu Rwanda dufite abanyeshuri benshi, muri umubare w'abanyeshuri abenshi tujya tubona umubare w'abanyeshuri benshi batagera ku kigo aho biga, naho mu nzira tugenda dutambuka. Igihe atagiye ku ishuri ntabwo abura ibindi bintu bimwokipa bishobora no kuvamo kumuviramo ejo he habi hazaza, akaba yakuramo ingeso mbi nko kwishora mu biyobyabwenge, bashiki bakaba batwara amada, akavamo imico itari myiza, ndetse ikazagira n'ingaruka mu gihe kizaza ku gihugu, kuko igihe byagenze gutyo yagiye mu biyobyabwenge aba umutwaro ku gihugu n'ababyeyi ntabagirira akamaro, n'igetse n'igihugu muri rusange. Ariko mu gihe uyu mushinga wacu uzaba ukoreshwa mu bigo by'amashuri, nta munyeshuri ushobora ubwo akenshi umunyeshuri impamvu asiba ku ishuri avuga ati nta muntu kunkurikirana, nta muntu umenya ko ntageze ku ishuri, nintagerayo nta kibazo, akabikora uyu munsi ejo bigasanga bitwaye nk'icyumweru umwana atagera ku ishuri, ariho handi agenda ajya muri za ngeso mbi. Ariko iyi projet yacu kuko izabimenyesha umubyeyi ko umwana ageze ku ishuri, ntabwo ntegeza ko hari umwana ushobora gutinyuka kwanga kujya ku ishuri kandi azi ko inyuma natajyayo umubyeyi ari buze kubimenya atageze ku ishuri. Ndi kumwe n'urubyiruko rero rwo muri UTB ishami rya Rubavu, mbaye kaze mu kiganiro Inspire Message y'urubyiruko. Muyakire nawe. Murakoze cyane, barasa neza abasore n'inkumi, ariko nanone umutumire wacu ntange mbivuga yitwa Munezero Eritier, muraza kuntiza amashya nawe tumwakire mu kiganiro cyacu. Murakoze. Eritier, watangiye gute business, kuko mbabwiye gato ukuntu uri muri mu wa 4 secondaire wiga ikoranabuhanga, ukuntu watangiye wimenyereza biza no gutuma ubona n'akazi urangije secondaire. Duhe ishusho y'urugendo rwawe kwa rwiyemezamirimo, byatangiye bite? Nkirangiza troncome nahise nanjye njya kwiga imyuga, njya kwiga tekinike. Ubwo tutangiza igihembwe cya mbere cyo mu wa 4 nahise joininga company yakoraga nk'ibisa nk'ibyo nigaga n'ubundi, ntangira ndi nk'umunyeshuri cyangwa umustajere wabo, ariko ntago nahembwaga, nakoreraga ubuntu. Najya ndangiza amasomo yanjye ni mugoroba nkajya nkakora ikigoroba. Bigeze mu wa 5 ndumva hari system y'amastage yo gukora stage mu bigo bya TVET, babamo akazi, mbonamo akazi rero muri iyo company, ntangira gukora nk'umukozi noneho hembwa, niga mu wa 5. Mu wa 6 tukirangiza ndakomeza ndakora, twananje 2019 ndakomeza ndakora. Covid ije irumvikana akazi karahagaze, and then after Covid tworumva nkiga mu wa 4 mfite idea yo kuzakora kuno IoT yari ikiza. Ngo tuvuga IoT turaza gusanga ari iki? Ni Internet of Things, abantu biga tekinike turi kumwe barabizi. Internet of Things bazo burikora. Noneho urumva igihe ntago nari mfite skills yo gukora icyo gihe nkiga mu wa 4, ntago ninzi byari byo, akiyo campaign na joining yarabikoraga. And then Covid iramutse igihe yazaga, navuze kubera iki se ubu ngubu bw'akazi katagihari, kuki ngiye ntakora campaign cyangwa ya projet yanjye nka developing. Mbikora gutyo ko nkirangiza ikimara kulaninga nishakira isoko. Muri urwo rugendo rwo kwishakira isoko nkajya nkora na challenge z'uko nta ibumbe wakoze projet igihe ijyane mu kigihe yarakubwira ati ni iki kigaragaza ko ikintu kungurisha ari cyawe. Biba ngombwa ko njya gushaka intellectual property yawe. Biba ngombwa ko joining RDB, ngezeyo barambwira ati ugomba kubanza ukaba registered company yawe. Okay, ntabwo bivuze ko ushobora no gukora intellectual property nta company ugira. Ako nge nahise mbaye inspired avuga ati kuki se ntahita nkora company yanjye. Ntita nkora company gutyo, nandikisha yo projet yanjye, urumva nahise mfungura company yanjye. Icyo gihe ntabwo nongeye kujoininga akazi nakoraga,
nahise ntangira kwikorera ubwanjye. ubwo niho nibaza gutangira kuba rwiyemezamirimo ubundi bisaba iki, kuko yari byose bashaka kuba rwiyemezamirimo ariko ntabwo bazi ngo umuntu ashobora guhera kuki, nicyo umuntu ashobora guheraho. Bisaba kuba ufite idea gusa, idea ukaba iyo idea, iyo ufite idea igushishikaje cyane ureba iyo skills nimba utayifite ukajya kuyishaka. Izo skills utazi se aho uzishaka wazikura he, wazibona gute? Kuri iki gihe biroroshye, faculty tuba wiga cyangwa section uba wiga haba ari amakampani akora nk'ibyo wiga. Icyo ukora ura joining ukavuga ati ukajya gushaka stage cyangwa ubu hari n'igihe bagwamo n'akazi, ariko biba byiza ugiye umeze nk'umunyeshuri ukajya gukoramo stage ukimenyereza. Iyo babonye ushoboye ko nawe uri gukorana umurava bigera igihe bakaguha akazi. Business idea muraza kumfasha, igitekerezo cy'umushinga utubwiye ko ari cyo cy'ingenzi. Ubundi igitekerezo cy'umushinga kiza ryari? Ubanza kumenya icyo ushaka cyangwa ubanza kumenya icyo societe yawe ishaka? Niki kiza mbere? Iyo ukimenye ukurikiza iki? Ubanza kumenya icyo societe ishaka. Uko urumva nimba ari idea uyigira ari uko ko hari ikibazo gihari runaka ushobora kuhita ukemura. Then tuvuga ati kuki ntakora kino kintu kugira nkemure iki ngiki, nugatangira kuvuga ati cyakemuka gutya muri izi nzira, nubwo ugenda developinga iyo idea yawe. Noneho cya gitekerezo niko dushobora kugiproteja kugira ngo, kuko umwe ashobora wenda agafata urugero Eric cyangwa se James cyangwa se Aline, ashobora kuba afite igitekerezo yigana mugenzi we akakimusharinga, ariko ejo mu gitondo agashiduka ahubwo Aline yakibiye. Ni gute ushobora kurinda igitekerezo cyawe nubwo cyaba kitaraba umushinga? Sintekereza kugiceceka kari go batakiba. Ngiye ntekereza ko aho kukivuga, ngiye idea yanjye nari mfite nagiye mpura na challenge ko ngiye ntago nzi guhisha igitekerezo mfite. Ahubwo ngiye ndakivuga none umwege nkamenya feedback y'ikintu nshobora gukuramo nyuma. Ngiye nari mfite idea ya ndanayibabwira ko n'ubwo registered n'uwashaka windi yayikora copy, nta kibazo ngiye ntacyo byantwara. Ni smart school attendance, ni IoT y'uburyo menya nanga ishobora kuba ariko idakora nk'ubwiyange ikora. Ni systeme umunyeshuri afite ikarita y'ishuri smart card iri mu bwoko bwa RFID card, ariyo student card akoresha. Yageze ku kigo bari device twashizeho aratapinga, ikigo kikatakibona ko umunyeshuri yinjiye mu ishuri, kikabasha gukora nyine attendance ku buryo bworoshye. And then n'umubyeyi uri mu rugo akahita amenya ko umwana ageze ku ishuri, akahita abona SMS. And then n'igihe umwana amasomo arangiye atashye asubiye mu rugo, nabwo arongera agatapinga igihe asohotse mu kigo, nabwo umubyeyi atabona SMS. Nubwo buryo system yanjye ikora. Nkitekereza rero ukurumva nayitekereje niga mu wa kane igihembwe cya nyuma, ndumva nibwo nabitekereje ko nibwo nabonye IoT nibwo yari kusa nkayikorwa marketing. Ndayibona nkajya niga ngenda nkoresha internet yabaga ku ishuri, nkagenda ndeba uburyo ikora ite, ni nanjye nero mbona iyo ikibazo nashaka gukemura muri rusange. Urabona rukuru umwana ajya ku ishuri, ntumenye ko yageze ku ishuri, nimugora agataha ukaba utamenya ko yageze ku ishuri, akabona abo muri secondaire kaminuza agira ngo muri jera. Kaminuza bari jera, ariko n'undi popula dufite cyane iri hasi, ni abantu bari hasi. Ndavuga kuki se umubyeyi atajya amenya ko umwana ageze ku ishuri, noneho n'igihe hagereye wanatane n'umubyeyi akamenya gutashya amasaha, nimba unagerayo uragera ryari, kuko n'igihe umwana ajya ku ishuri mu nzira agahuriramo n'ibibazo. Natangiye iyo project yanjye ni gutyo yari imeze, naho natanye nako ya idea. So uvuga ngo gusharinga igitekerezo nta mbogamizi irimo, ahubwo bishobora gutuma bagufasha kugira ngo gikure. Aho niho ushobora kwibaza amakosa rwiyemezamirimo gitangira akunda gukora nayahe, kuko ntabwo wambwira ko uri umwere. Amakosa bari menshi. Baza kuduhingera kuko nibatangira business zabo bagomba kuyirinda hakiri kare. Ngiryonzi I'm sorry, ivyonze ku barwiyemezamirimo benshi mwamushaka ku managing company yose muri mwenyine, ugasanga ni wowe CEO, iyo title biraryoshye kuyigira kuri business card, ugasanga ni wowe ushinzwe imari, ni wowe ushinzwe marketing, ni wowe ushinzwe. Iyo ni ryonze kuri barwiyemezamirimo. Ariko tubwira amakosa barwiyemezamirimo mukunda guhura nayo besides ayo ngayo narimaze kugarukaho. Icyo ni kimwe muri byo. Hari indi kosa rikunda kubaho. Kwitegura kuzabona ibintu byinshi numara kuba rwiyemezamirimo. Urugero ndagurugero nka projet yanjye numvaga nimara kuyikora ikimara kuraninga, just ikimara kuraninga navuga ati mbaye billionaire, byarangiye nakize.
ariko challenge nahuye nazo zo gushaka no kuyikorera marketing nizo bese expecting ibintu byinshi ku kintu wakoze cyangwa kuba ufunguye kampani uvuge ngo ndahita mbona abakiriya oya ibyo nibyo kosa cyane rikunda kubaho nizo byo kuvuga gushaka kumanaginga kampani wenyine ukavuga ati byose nzabyikorera bigera nyuma ushaka kubikora ukabona wakanya biri gukunda ariko ari gihe bigera ku rwego utabasha kubikontorora ubwo niho nibaza rwiyemezamirimo ukiri muto abashaka inyungu ya hato na hato akora ikintu atabona amafaranga ako kanya akabacitsa intege ugasanga naho imishinga myinshi ihita ipfira muri byaterura twita ngo n'ama startup ni ryari uzumva ko umushinga udakwiye kuguhemba ku kanya cyo utangira ukwiye nawe kuwukuza ukawuherekeza ni ryari ndaza gusubiza muri ubu buryo ntekeza ko na buri business yose ntabwo bari on top n'amakampani tuza komera hari igihe bigira gutya bikanga rero nkaho ugitangira ufite bijiri hasi hari igihe byangana twatundi watangije tugashya ariko ikintu kigukomeza ni why you started kubera iki ugiye watangiye ibyo bintu kucyo ubikora impamvu nyine yatumye ujya ufungura iyo kampani iyo ifite imbaraga urakomeza ubu rero nabona kubajije icyo wishimira kuri business yawe ku buryo ushobora kuvuga ngo mfite business nanjye iranshimishije niki gituma uba excited ku buryo ushobora no kujyana nawe ukaba proud yo kwiyita rwiyemezamirimo ikintu cya mbere numva nge gituma nkomeza gukora ibintu nkora nuko biherwa abantu benshi babiboneramo amafaranga atari nge nyine uvuga natangiye nk'utuntu twose abantu bashobora kuba banzi nakoraga ibintu bya reparation narabikoze amashanyarazi ndayakora bigera igihe ngiye muri iyi system ya IoT biba byinshi urumva abakiriya nari mfite sinebo basige sineke gukora ibyo nakoraga mbere biba ngombwa ko noneho ngira idea yo kuvuga ati kubera iki noneho ntashaka abantu bazajya bamfasha bakagenda bya bindi niba ngiye mvuye muri ibi bintu ntabiretse burundu ko birimo amafaranga kuki noneho nta shinga akantu kameze nk'ishuri mbyita ishuri nka training abantu ibyo bazajya bakora and then amara kuba training abo bagasigara n'ari abakozi banjye numva ngiye kwa ko mfite abakozi bategeze bakora ibyo bategeze biga njye bigishije nk'ubu nimba ntari ku kazi ntabwo byo akazi kari buze gupfa oya baraba bahari bakora ku building a team gukora equipe mukorana akenshi rwiyemezamirimo ayoborwa n'amarangamutima ati ndashyiramo mwene wacu ndashyiramo mushiki wanjye ndashyiramo murumuna wanjye niwe ushobora kutanyiba niwe ushobora kumenya inyungu zanjye n'iza company kubaka team iri strong nka rwiyemezamirimo wumva umuntu ukwiye kuzamo cyane cyane arinde umuvandimwe w'abugufi cyangwa undi muntu ubonye urumva emotion ishobora gutuma biba ariko ngiye ntekeza ko atari ko ngiye nkora ko ngiye abantu dukorana n'abantu ntigeze mbona nagiye mbona ari ubwa mbere nkabona ko mukeneye nawe nkeneye tugakorana gutyo biba bisaba discipline ukavuga ati urumva nuzana mushiki wawe se ejo agasiba akazi inshuro 3 urumva bizakunda akazi kazapfa kandi n'ikintu uzanamutwara nta gitsure kiba gihari ngiye numva icyiza ari uko akazi kabona umuntu gakwiriye cyane cyane muri bya tekinike ntago ushobora kuza mu kazi utagashoboye yego ari igihe rwiyemezamirimo umushinga utangiye kunguka asa nk'ajya muri comfort zone akaguma ati amafaranga nayabonye tinabonye ikiraka cy'ama miliyoni 1 2 3 cyangwa se 500 akabaka nkomereza anga ku buryo adashaka no kuzana ibitekerezo bishyashya muri business ubona hari nibiterwa n'iki ngenda bisuza muri ubu buryo ndahamya neza ko nimba ari n'abantu bari hano nta gushaka kuzakora kambyita akazi kamwe cyangwa kuri business imwe uzabona amafaranga menshi amafaranga iyo akora ahantu hamwe iyo ahantu n'urugero nko muri covid abantu bakoraga akantu kamwe ari nk'akazi kamwe yakoraga gusa igihe kahagaze ntago ngiye kubona income ngenekeza ko kugira ngo ube successful ugomba kugira multiple income ahantu henshi aturuka amafaranga ntukore ikintu kimwe gusa aho gahoro uri developing skills yawe kuba ati skills mbonye runaka kuki ntayibyaza ikindi kintu
Yeah. ni gute ushobora kwiyevaluatinga wowe ubwawe ukisesengura muri business biba byatewe n'icyo ubundi? akenshi muri business twisesengura ari uko tumaze guhomba. ni ukuvuga ngo umugire umukungu kandi ntabwo ushobora kwisesengura. Oya, nabyo urisesengura ko akenshi biba iyo wagize ambutiyaje mu kazi kawe ugasanga hari abari kuguhamagara ari naho nanjye nakwiye idea yo kuvuga iki nta training abantu bakajya bamfasha. Iyo batangiye kujya ugira akazi kenshi ukabona ukanga gatangiye kwangirika, kandi iyo umukiriya umwe umuhemukiye cyangwa ukamubeshya ntugire ku gihe cyo mwumvika cyangwa ntugikumukorere, next time ntabwo guhamaga cyangwa kurangira undi. Ngiye ntegiza ko wisesengura mu gihe wagize icyo kibazo cyangwa none wahuye n'igihombo. Ako byakabaye byiza bibundi bisaba discipline, kandi kazi gasaba discipline. Ukavuga ati ngiye kujya nkora iki niki, ngire timing yo kuvuga ati dukora inama. Buriya amakampani menshi yishwa no kutavuga ati twahe kino cyumweru cyangwa kuno kwezi twakoze gutya, ku kwezi tugiye gukora uko nguko. Nuko ushiraho intego ubwawe ukavuga ati n'igihe uzishiraho nimba ari nk'icumi washize ukagera kuri 5, aho ukavuga ati zino 5 zasigaye kuki zitagezweho. Rero next time ukavuga ati reka rero nzabigenze gutya. Ari igihe rwiyemezamirimo abona ko amafaranga yashoye mu mushinga we atarimo kugaruka, aho ugasanga arimo arahomba kurushaho, akavuga ngo ariko nayasigaye kugira ngo ashye wayakuramo nkagira icyo nyakoresha. Icyo gihe ubugana hinga rwiyemezamirimo cyangwa nibwo buryo bwiza kugira ngo uhindure business idea cyangwa business model? Agari bwo buryo bwiza. Icyo gihe ureba impamvu iyo business yawe none itaraninga, kuko muri business habaho strategy nyinshi. Uri kuvuga n'urugero nk'iyanjye, ndumva na developing urumva muri 2021 ubwo na developing, ariko amafaranga yose nakoreye guturuka muri 2019 ndi n'umunyeshuri yose niho nari narayashoye. Igeze hanze umwaka wa mbere ishuri ry'ifunguro itiba flop. Tavuga ati noneho nanjye kandi amafaranga avuga ati kugira nyine nyashiremo sinaba ngiye gushya. Najye ndina byati byo kuganira n'abantu, ngiye mbiganiriza umuntu wari usanzwe nawe akora, ari no nyashikaza barwiyemeza mirimo cyangwa bashaka kubikora batangira no kujoininga abasanzwe bakora, akakubwira challenges zihari cyangwa se akaba yanakwereka n'inzira, ari no kujya ati nyura hana hari n'utanabikubwira akakumvira ubusa cyangwa akabana guca n'intege. Ariko ngiye cyo nakoze negera basanzwe bakora, banyereka strategy y'urya akazi gakorwa no kuba no kuresista ibibazo uri guhura nabyo birakonta. Hari barwemezamirimo nanone ba measuring success ya business yabo ku nyungu, yabona yunguka ati business rwose yagezeyo. Sinzi niba icyo kintu mujya mu cyumva ati nagezeyo kora kabibonera mu nyungu yabonye. Ni ryari rwemezamirimo akwiye kumenya ko business ye imaze kuba successful adashingiye ku nyungu ari mu kubona? Ngiye ntekereza ko ari igihe ufite abantu ibintu ukora bifite abantu benshi bifitiye akamaro kuruta amafaranga ushobora kubikuramo. Kuko ngiye ushaka ko mba ntekereza, ariko ngiye ntekereza ko mu gihe hari nk'abantu barenga 10 bashobora kugira amafaranga binjiza, nubwo ngiye nta kwinjiza menshi cyane, ariko bakafite amafaranga abantu barenze 10 binjije kubera ko ngiye ari idea yanjye nakoresheje, numva nabyo ari successful mu rundi ruhande. Nanone barwemezamirimo benshi usanga batatanye ingufu, yabona atangiye kwaguka mu bijyanye n'amafaranga akavuga ngo ariko ubundi uwajya no muri iki ngiki kindi, ugasanga business idea yarafite mbere isa nkaho ihinduye umurongo. Ibi ngibi bishobora kumuganisha ku kihe kibazo muri company? Ubonye amafaranga wungutse miliyoni 5-10, ahubwo ati nabonye business kuri nayo ishobora kunguka, deje ubwo business idea cyangwa se model ya business yawe isihinduka. Ibi ngibi bishobora kugira impact ye kuri business y'umuntu. Ntekereza ko ngiye ntabwo ndagira ku rwego rwo kuvuga ngo mpindure ibyo natangiye, ahubwo ngiye ndeba nimba mbonye income, nta hantu mfite intege nkeya muri projet yanjye, nta hantu bitari kugenda neza ku ibyo nazongera, nabona koko ibyo ndi gukora biri ku murongo mwiza cyangwa biri ku rugero rwiza nkuko nabishakagaho, ahubwo kugira ngo njye ku jumping nkafata kampani yanjye nka developing. Kuko muri isi ya tubamo ya tekinike, ibintu bibaye umwaka ejo haza ibindi bishyashya.
twe tu developing skills. Yeah. ni ryari wamenye ko uri full time entrepreneur uri rwiyemezamirimo w'ibihe byose kuko ari ababijyamo ikirenge kimwe atika ndebe ko bimeze kandi ndungurukeyo ndebe ati n'ibyanga nzajya gusaba akazi ni ryari wiyemeje avuga ngo ubu niyemeje ko rwiyemezamirimo nyawe uranatubwira n'ukuntu business yawe yagaze no munsi n'abakozi ufite n'igihe nakoreraga abandi urumva iyo ukorera umuntu biba bigoranye uri ni charge aho gushakiye niho kubonera ibi ndahitanga urugero nigeze gukora muri MTN nagiye bari byabaye dushakamo ama stage turi nkuko dushaka ama skills bisanzwe dushakamo stage nkora mu kwezi kumwe ariko uburyo ubukora nk'umutima noneho ntumenya ngo nibyo wakoze byagize income ingana gute ariko iyo uri rwiyemezamirimo ubasha kudevelopinga ibintu byawe ku giti cyawe na challenge uhuye nazo ukazisangira n'abantu mukorana. Abakozi ufite uyu munsi ukoresha uhaye akazi n'abakozi bangana gute? Abakora bihoraho ni 5 ari nabo dukorana nyakabyizi nabo ni 5. Ubwo ntabwo wadusobanurira nda mu ncamake ukuntu business yawe yahagaze uno munsi kuko business ukora sinibwira ko ari wowe ikora wenyine aho niho nshaka kumenya itandukaniro ryawe n'iry'abandi. Business yanjye twe muri company yacu dukora ibintu byinshi kugeza ubu ngubu dufite nk'ibintu bine dushobora kuba dukora cyangwa binarengaho dukora abanyuma abakompeta bacu ntago twe abakompeta bacu ni inshuti zacu abakompeta bacu tubifashisha kugira akazi kacu kagende neza nk'ubu n'urugero ari igihe nk'umbona nk'umukiriya wenda ni nko kujya kwesitara CCTV kamera ari ugasanga ubwoko bwa kamera ashaka simba ufite muri stoke kandi umukompeta wanjye arabufite wenda n'urugero bikaba ngombwa ko mitangira gufata za kamera ze twe tukora friendship nabo tukabana yani ubwo ibyo tumanaginga bisoko ryacu ikindi no gufata neza abakiriya bacu mukajya gato ndafungura kugira ngo mubaze ibibazo ariko tukiraho ngo etse nubuhe buryo bwiza bwa rwiyemezamirimo ku targetinga isoko rishyashya ari igihe tujya muri comfort zone kuko ufite amasoko atanahoraho wenda ufite isoko ryo muri UTB rya maintenance y'amamashini yabo n'ibiki byose gutanga internet n'ibindi ukumva ko ibyo bihagije nubuhe buryo bwiza bwa rwiyemezamirimo gutargetinga isoko rishyashya niyo yaba adafite igishoro kindi cyongera ku byo yari afite cooperation gukorana n'abandi bantu nk'ubu urugero nimba ukorana na UTB ugatereta n'irindi soko handi udafite igishoro se bishoboka gute kindi kiyongera ku cyo ufite kugeza ubu ntago nizera ko ngiye nanjye ntago natangiye mfite amafaranga menshi nubwo nakoraga ariko ntago yari menshi ugendanye n'ibyo nashaka gukora niza ko gukorana n'abandi iyo ufite idea hari abantu bafite amafaranga hano hanze wowe ufite idea uramwegera ukamubwira ati ukamubwira bya bindi byose mutinye kari bukwibe projet wowe urayimusangiza ukamubwira ati uzungukira aha nanjye nungukira sinizera ko waba ufite miliyoni 10 nkakwiye kwa turi buze kuzishora buri kwezi zikajya zikungukira kandi nazo kazazisubirana gowe wabyanga rero ko ari gukorana n'ibigo by'imari hari n'abafata igihe dufata inguzanyo bitewe n'icyo dushaka gukora icyo gihe se partner wawe ubu mwizeye bingana gute kuko akenshi usanga iyo abantu bafatanyije bavuga ngo ejo twarahombejwe nuko tutumvikanye ni gute uhitamo partner mwiza kugira ngo mujye gutsindira cyangwa se gusaba isoko runaka ushingira kuki shingira ko umuntu asanzwe akora cyangwa uburyo mubonamo ngewe ubu mfite factor ngenderaho ndeba uwo muntu ngiye gukorana nawe ubundi ari discipline bingana gute akora ibintu bye gute akora te ku buryo uvuga ati hari igihe ashobora no guha n'amafaranga ubwo akayahombye bitewe na pressure ari kugushiraho wenda ari nko kukwishyuza ngiye ngendera kuri uburyo asanzwe akora mu njya kukujoininga namaze kumenya ukora ute kuko bise bizakunda ko dukorana cyangwa ntibizakunda ubundi watangije angahe
kuko tuzi ko abantu bakora ibintu bijyanye na IT akenshi ngo batangiza imashini na internet, niko njya numva. Simbizi wowe watangije iki angahe? Njye natangije amafaranga make, urumva nari mfite imashini. IoT nta kindi isaba ko ufite internet, isaba ko ufite imashini, component tugura ntago zihenze. Okay, hano mu Rwanda shobora kwagira hayenze nk'ubu n'urugero NodeMCU ni sinzi nimba abayizizi. NodeMCU kuri online iyo tubonye kuri zino hano makampani tugura online igura $5 ibihumbi 5. Iyo igeze mu Rwanda igura ibihumbi 10, 13 I think 13-12 niko tuzigura. Ariko iyo ufite idea sineza ko waba ugiye gukora project ishobora kuraningisha kino kigo cyose cyangwa kino kigo gishobora kwishimira uri bishoremo ibihumbi 10 cyangwa 15 bitewe nuko ufite internet iri hano ku kigo, ufite n'imashini cyangwa wakoresha n'ikigo nta bindi bintu, software nizo to downloading just uka building your IoT yawe website, urumva ufite iyo skills yo kuyubaka ntago bisaba amafaranga menshi, ari amafaranga make, ahubwo iyo idea ufite nino izabyaranga niki. Yego kumva nimba ufite idea ikaraninga ntago ushobora kubura umushoramari. Ni ryari wicujije icyemezo wafashe muri business yawe? Kuko ntabwo nibwira ko ibyemezo byose wafashe ari ibyemezo biganisha business yawe heza. Ni cyo cyemezo wafashe nawe kumva ko kigayitse, nawe kumva ko wakoze kosa? Igihe nari navuze ko ntazajya nkorera mu bihugu by'abaturanyi. Na mbere hanyine numva habagayo umutekano mukeya, ubwoba, nubwo ariho twakuriye ariko ubu ufite ubwoba bavuga ati gute ngiri bujya ahantu nshobora kurarayo ndi muri risk. Ndakeka ko twahombye amadolari agera muri 500 inshuro zirenga 3 kubera ko twagiye dukora tuvuga twagiye tubura trust nyine yabo y'abantu turi gukorana nabo. Kavuga ati barandya biragenda bite, ariko buriya iyo wizeye umuntu muri business ari ikintu cyamo cyo kwizera. Iyo uretse umuntu kumwizeye nta arije bitakunda kakwemukira bitewe n'ukuntu namwetse kumwizeye. Ubwo no kuvanga amasoko yawe yaragutse, isoko ryawe ryo mu Rwanda ugereranyije n'iryo mu baturanyi, ubwo ni muri DRC usanga aho bi promising cyane ari hehe kubera iki? Aho bikora cyane ni muri Kongo. Kubera impamvu hano mu Rwanda dufite abakompeta benshi cyane. Wenda hano mu karere ka Rubavu ni bakeya, ariko nanone mu Rwanda hano mu karere ka Rubavu consumer bibyo dukora, abantu bakonsuming ibintu twe dutanga service dutanga ni bakeya. Nizakaba n'abakaye bakonsuma ari nyinshi nazo zifite abantu benshi bazikora, ariko mu baturanyi hano ho ntago birahagira cyane. Ntago birahagira nizako isoko ryagutse cyane kuri buri muntu. Na mu Rwanda riragutse uko ubu ufite uburenganzira bwo gukora, nara naho riragutse washaka yakora rwose. Challenges ufite no munsi nizi mbogamizi muri business? Challenges navuga ko izambere tujya duhura nazo ni capital. Capital y'amafaranga dukoresha. Ari igihe ufite capital ukayishora ugasanga ishobora kuzagaruka nka nyuma y'imyaka 2 urumva utarabona n'inyungu yayo. Ako iyo ufite nk'amafaranga yo ku ruhande uvuga ati nta cyozo, iyo ufite menshi ukayashora, abantu bakora business barabizi uko ushoye menshi niko ngukana menshi, uko utanze makeya niko nayo ubona ari makeya. Nyako turamutse tubonye capital tugakora ibintu binini, noneho na income nayo yaza ari nini. Ikibazo cyanyuma mbere ko mfungura urubuga akakubaza mu bijyanye no kwita izina business y'umuntu, ni ikintu gikomeye cyane mu bijyanye na marketing. Ariko ushobora kwita business yawe izina rigoye ku muntu ushaka kuzakugana kuryumva cyangwa se gusobanukirwa. Ikindi ni branding muri business. Ku bwawe ubona biterwa n'iki cyangwa se bisaba iki kugira ngo umuntu akore branding ndetse afate n'izina rya company ye aryite bijyana nuko ashaka guhuza n'icyo umukiriya cyangwa se umuguzi amwitezemo? Niza ko ugomba kubanza ukareba ikintu cya mbere ugiye gutanga iki. Ugiye kwita izina business yawe ugiye gutanga iki, ufite skills ngana gute? Giye n'urugero nagiye yanjye yitwa Unlimited Technologies. Njya kwita izina byaramvunye byantwaye nk'icyumweru. RDB urumva tukora registration bikora online, nkajyaho nkayita izina, ejo nkabona ntago ari byo, and then ndeba ubundi ngiye nshaka gukora iki ubundi muri ngiye mfite iki ngiye guha abaturage, ni iki nshobora gukora ngiye ubwanjye kwita cyane nkabitanga. Nsanga mfite nk'ibintu birenga 10 nshobora gukora,
kandi biri technical. Ndavuga ati kubera iki se ntayitani limited, nta limit. Ukumva igenda najyaga mu mashanyarazi nkisangamo, najya muri electronic maintenance nkisangamo, najya muri computer nkisangamo, najya muri IoT nkisangamo, najya muri networking nkisangamo, kuko se nagiye nkora ama internship yaho mfite izo skills. Ndavuga Diani limited nyine nta hantu ushobora kugira ngo ubone icyo nkora, bituma njyanye nyita limited technologies. Yes, Kafugurubuga, mufite ibibazo, mufite ibitekerezo, umwanya ni wanyu. Yes, umusore umanutse wamuha microphone watubwira amazina yawe. Murakoze cyane. Nitwa Innocent Intwari. Innocent Intwari, yego. Ikibazo cyanjye mfite ibibazo bibiri. Icya mbere namubaza uwo muvandimwe waje kudufasha, wenda nk'imbogamizi yagarutseho cyane ni nka capital cyangwa se igishoro. So nubuhe buryo wakoresha cyangwa se ukoresha kugira ngo nk'iyo mbogamizi yavaho? Uretse capital se nta zindi mbogamizi uhura nazo? Icya kabiri ni ikijyanye na business yawe. Igihe ubonye ko ibaye week ukabona ko birangiye fairings, so niki wumva waba utekereza cyangwa se urumva wabyakira gute? Warekera ugatuza cyangwa se wa develop indi business cyangwa se wa joining other business? Murakoze. Twita tumusubiza kuko abatinda barashiduka rwose amasaha y'ikiganiro yarangiye. Ati capital nk'imbogamizi. Uburyo solving ikibazo cyane cya capital igibaho kuko ikajya hasi bitewe nuko utabiteganyaga. Mpindura strategy uburyo nakoragamo, nkagabanya ibiri kuntwara amafaranga expensive zanye nkazigira nkeya kugira ndeye ko nayizamura. Nkeka ko n'abarwemeza benshi babigenza ko urabona agiye nigiraho, ureba iri kugutwara amafaranga ugakora ibikeneye kurusha ibindi, cyangwa bishobora no kuzana amafaranga kurusha ibindi, ariko nanone bitari hanze y'ibyo ukora. Kabiri ngo ni uburyo solvinga challenge nkora nazo. Ese wahita uva muri business burundu cyangwa ba joining abandi ukavuga ngo ndemeye ndatsinzwe? Giving up rero muri business umeze nk'umusirikare upfire kunuze ku rugamba, ntago ari shusho yanyu ufite. Ubugomba ari inzira nyinshi zanga pe, ugasanga umaze nk'ukwezi mu by'ukuri nta kintu ukorera ubaze n'ibyo uri gutanga, usanga nta kintu kwinjiza. Bikanga kavuga se bifunge nanjye njye mu baturanyi cyanjye mu bakompeta banjye b'umukozi wabo ba joining. Ariko ntekeza ko iyo usubije inyuma ubwenge ukavuga ati kubera iki sundi na nyine nabikoze ngamije iki? Nza ko impamvu ituma ubikora iyo ifite imbaraga kurusha igiye gutuma ubisohokamo niyo gukomeza. Iyo wibutse icyatumye utangira business undi kambazo no musore mitenge uriya mukobwa nyuma. Yego. Murakoze. Nitwa Nyirishema James. Yego James. No kuvuga ngo yatubwiye gutangira business ye ko ufite business idea, ariko ushaka gutangira gute business udafite capital ifatika? Watubwiye ko watangije amafaranga make ashoboka. Amafaranga make nangahe watangije? Marketing wayikoraga mu buhe buryo kugira ngo natwe tuzabyigireho? Murakoze. Nabishema ngo ni gute watangira udafite capital ifatika? Icya kabiri waruvuze? Yatubwiye ko yatangije amafaranga make afatika. Amafaranga make afatika nangahe yatangije mu mibare? Yego. Ibyo twatumusubize. Ndaza kugurira kuri kino kibazo cya mbere. Sinzi wenda ntago nzi ubuzima ubayemo, tugira ubuzima butandukanye. Ndatekereza ko ahantu hose waba ukura amafaranga cyangwa habava amafaranga biterwa na idea ufite, wowe ushaka gukora icyo wowe ubwawe. N'urugero katuvuge, ngenda nditanga urugero cyane ko ndumva ari ngiye wize kurusha ibyo abandi. Ngiye nakoreraga amafaranga n'inyababyira muraseke 30,000 ku kwezi, nkana yaryamo 30,000 n'indyamo 500 ndasigarana icyatanu, ndasigana prito 15 30 nakoreraga. Kora ryaga 500 saa sita, ubwo nimugwana ryaga mu rugo nta kibazo. Nagiye nyabika gahoro
gahoro. Urumva ntago wagira idea ngo urare utekereje idea ngo mu gitondo ubyuke ngo uhite ufungura company ngihitiraninga, ntago bikunda, ibyo ntago bizashoboka. Kuko nanjye nagize idea niga mu wa kane, mbura capital, nangwe na capital naburaga na skills, ntago nari nyifite. Genda nyeba ibintu bizaca mu yihe nzira, bizanyura mu bihe buryo. Kurumva nabaga mfite n'izibindi bintu mpugiyemo, ariko igihe nyine nabonye iby'abandi ntakibibonye, nta yindi shwa mfite, nibwo navuze ku kinene ntari bukore ibyanjye ndabikora gute. Ntekereza ko nta gitekerezo kinini kibaho kitatangijwe n'amafaranga make. Ndumva nta gihari. Amafaranga make navugaga ngo nangahe biterwa na ntuze na project yawe cyangwa n'umushinga wawe ugiye gukora. N'urugero mfite umuvandimwe ukora amasabune, mushaka kuba muzi, Nzuri Factory. We yakubye histoire usanga yari hasi hiwanjye. Ndumva hari n'ama component yatangiye akoresha n'injye yamugurishaga. Yatangije amafaranga agera atarenga 200,000. 200,000 twese hano tuzi entrepreneur ho gake uburyo ushaka kubigeninga cyangwa ushaka kubibona. Edo ushaka kujoininga ayo makampani cyangwa ukaba ufite izindi resources za family. Ndumva 200,000 mu Rwanda kugeza ubu ngo atari amafaranga menshi. Ariko nanone ashaka gukora ikintu kinini, atari uko iki kintu uri bugikore kikahita kiba kinini ngo kigere ku bantu bose ushaka kugiha, aho akaba ari nka sample nziza igaragara iri butume haba abantu buze kugira ubushake bwo kuza kugira ute bwo kuvuga ko tutari buyikorere ikaba nini ku buryo abantu bose bayigira bayikonsoming. No kuvuga ngo amafaranga make ashoboka ntago twavuga ngo angana gutya, ntago yafixa kuko biterwa na we nibyo ushaka gukora. Yego. Amake yawe yarangahe? Amake yanjye ari 50,000. 50. Uyatangizamo iki n'icyo ubwo ariko ntutubeshye. Ntago ndi bubabeshye. Ntago ibintu ndi buvuge abantu benshi barabizi hano, ntago nababeshye. Ngiye nagiye ngura ama component. Urumva nari mfite namaze gukora research ihagije. Uvuga ngo ufite machine kaduhera aho ngaho. Nari mfite computer bisanzwe by'umunyeshuri nk'undi munyeshuri wese. Nari mfite computer nanakoreshaga mu kazi bisanzwe. Fata bya 50 nari mfite, ndagenda ngura ama components, ndumva naguze ama component agera, naguze Node MCU, ngura RFID card, ngura n'ama cards yo gukora detection yo gukoresha nkora test. Nyuma njye nawo gukoresha cover ya projet yanjye. Ndumva rero byagiye bihura ni mu 50. Icyo gihe hagiye habamo na support z'abavandimwe nagiye mbona, abavandimwe bivuga na abantu baye bafite skills ziri hejuru ibyo nashakaga gukora. Kuko nyitangira IoT ntago nari mfite skills ziri hejuru pe. Ntago nari mbizi cyane, nagiye joining abandi. Icyo kintu cyo kujoining abandi cyo kintu cya mbere. Kavuga ati uriya muntu uko asanzwe abikora kuki njye ntabe mu joining. Nubwo ari umukompetitaga ni umuntu ugufasha kuzamura business yawe. Ari umukobwa ari inyuma wari ufite ikibazo muri microphone. Mazina yanjye nitwa Irakoze Temoin de Grace. Ifite ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere, bwa mbere bamubajije uburyo yagize iyo idea cyangwa byamufashije ku developing idea, avuga skills. Uramubaza izo skills yazivanye, aravuga ngo nka faculty uba wiga cyangwa se nkaho ku ishuri, ariko se wenda nk'umuntu utagize ayo mahirwe yo kwiga ariko afite idea, wamugiriye inama kuko wabezinze kuri skills tuvana ku ishuri. None se umuntu utagize amahirwe yo kugera mu ishuri ariko afite icyo gitekerezo, wamugiriye inama. Noneho icya kabiri, akunze kuvuga ko igitekerezo gihagije kugira ngo ugire icyo ukora, nibyo pe. Ariko se nagiye wenda waba warigeze ukenera amafaranga kugira ngo ugire ikintu ukemura, noneho ukabona hari ubundi buryo wagikemura udakoresheje amafaranga, nimba iyo case ihari ni iyihe, wabihandolinze gute? Ko bishobora kwinspiringa umuntu utekereza ko amafaranga ariyo ya mbere. Murakoze. Muva twahera kuri icyo cya kabiri, wa mugana nyezwa amafaranga ariyo atuma ibyo dutekereza bijya mu ngiro. Ndumva nayo iki challenge narahuye nayo. Yo bangwa amafaranga niyo bivuze gutuma bikunda. Sinzi niba mwese mwizira mu gufata ideni cyangwa gufata inguzanyo cyangwa gutanga share mu bintu uri gukora. Ngiye nagize ikibazo cyangwa cyo kugira amafaranga cyo gushaka amafaranga, urumva nayo mfite component imwe gusa, mbona umukiriya, mbura amafaranga yo kujya nkurindi kuko nari mfite yari sample ntagomba kuyitanga ngo ijye ku mu customer. Ni nyitanga kujya mu customer nzaburyo nzajya gukora marketing. Urumva marketing ari jya kwaza ati twereke none turebe ibintu ukora.
ndavuga ati ngomba gukora indi component. Biba ngombwa ko cyangwa umuntu wari ufite amafaranga mwereka idea yanjye uburyo ikora, ndayimusharinga AZ rwose nta kintu na kimwe namuhishe. Ndavuga ati numpaye amafaranga akora kino kintu nawe uzajya wungukira ahangaha, ndabimwereka nawe azajya yungukira. Ni uburyo nahandurinze na joininze abayafite, noneho bamfasha kuvugira nanjye ngira icyo mbona. Icyambere ati skills bavuze ko akenshi ushobora no kujya muri stage n'ibiki byose, ariko se umuntu ufite igitekerezo aricyo isi idea, ariko mu by'ukuri ataragize amahirwe yo kwiga. Reka tubyizanye ukuri, ibintu dusigaranye byo kuvumbura hano ku isi n'ibiki. Nta bintu dukora, nta n'ikintu umuntu azagukorera mu maso ngo ubone ari ubwa mbere nta ndano yigeze kukibona. Hano ku ishuri se ufite internet, nta idea waba ufite runaka aho yaba iriva ikagera itaba kuri internet. Niba basi yaba itariho, hariho nk'ibice nka 80% yabyo ushobora gukora research ubwawe kuri internet. Iyo skills wabuze n'umuntu yiguhereza. Hari n'igihe ushobora no gukora n'uburekture unabizi ukavuga ati nawe bikamucanga, ariko ndamya ko kuri internet tuhakura ibintu byose. Ariko aho ngo ni kuwize utarize we arabikura he? Afite idea, yego, agomba kujoininga abantu bakora nk'ibyo atekereza ko agiye gukora. Ubwo aho se andi tuzasanga umuntu ufite boutique ayishinze hafi y'ufite boutique n'undi ayishinze hafi y'ufite boutique, bose bagurisha bimwe kandi abakiriya bo muri quartier ari bamwe. Nigeza ko skills yavugaga ari yashakaga ubumenyi. Yego, ariko still nanjye mbijyanishije mu bijyanye n'ibyo dukonsuming umunsi ku wundi, kuko twese ntabwo tuzaba ba IT, ariko service dutanga muri IT nizo zitandukanya abo turibo. Biterwa na idea ufite wowe ubwawe ugiye kuzana iyo innovation iruta iyo uwo nguwo ubona akora aho ngaho afite. Kumva nimba hari abakora biscuit n'urugero, nari abagakora biscuit, wowe nimba ushaka gukora biscuit, iyo biscuit yawe n'wowe itandukanye he n'izabo, aho bitandukanye. Innovation ugiye kuzana muri icyo kintu gisanzwe gihari, niyo ntekereza ko ariyo y'ingenzi. Yes, ari umusore hano yego ugize kumanika akaboko bamuhe microphone, then turaza kujya kuri ruhande naho n'inyuma ya rundi mukobwa. Yega, amazina yawe? Murakoze cyane, nitwa Mugabo Marcel. Mbanje gushimira kwanza Ispami kubwo yadutekerejeho ndetse na RBM rusange. Murakoze. Nshaka kubaza ibibazo bibiri. Icyambere se ni gute ukora evaluation ya success yawe? Ndavuga profit. Ese wicara ukavuga ati aho ugeze ubu ngubu uravuga ati cyo nari nshaka muri business hari icyo maze kugeraho uyu munsi ku buryo nakora ikindi cyangwa se wenda nakongeramo. Ikindi cya kabiri ujye gufata imyanzuro muri business yawe, uyifata nkawe nka manager gusa cyangwa ufite ahandi uhera hasi just. Murakoze cyane. Ibibazo byiza cyane. Uratubwira n'umwanzuro wafashe wa mugani nkuko nigeze kubikozaho mbere, ugasanga uwo mwanzuro ntabwo ari ukwiye gufatwa. Nkaduye ikibazo cya mbere, evaluation. Uburyo nkora evaluation rero, mbere ndababyiza ukuri, mbere ntarajya muri Connect ndabikoraga by'akavuyo, bayampa nkayashira mu mufuka nkigendera, ejo nkagaruka ndakampa ndi nkanayatakaza mu buryo ntazi, najya gusaba bank statement ya company nkasanga ifite akajagari kenshi gashoboka. Tugeze muri Connect rero, ikintu cyambe batwigishije n'uburyo umanaginga ari ibitabo bakoresha mu buryo bw'ibaruramari. Ubwo nicyagenanye nari nkiri byose muri company yanjye, narabyikoreraga. Narabyikoreraga byose. Tuvuye rero twavanye ubumenyi, batwetse ikiza cyo kugira umubare munini w'abantu mukorana. Dukoreye ibikoresho ibitabo by'ibaruramari mu buryo bwo kugira ngo tumenye ngo twarahomye cyangwa twarungutse. Ikiri kudutwara amafaranga ni iki ngiki, ikiri kuyazana cyane ni iki ngiki. Tukareba aho intege nkeya zacu ziri, tukakorera n'uburyo dukorera n'ubwo ngo dukoresha ibitabo by'ibaruramari bisanzwe. Gufata imyanzuro muri company. Mbere urumva narayifatiraga uko nakoraga ngenyine. Ariko hamaze kuza abantu ntago uzafata umwanzuro. Abantu ba muri societe murabizi, ntago ushobora kubyuka mu gitondo uvuye ngo we runaka ati ngo genda cyangwa ngo duhindurira kamera reba ngo kwa secrétaire ngo tuyirebeshe mu muhanda. Iyo ufashe iyo myanzuro uri wenyine ngo nuko ari we CEO, ntago bituma
hataba motivation mu kazi. Ntago abakozi bakwisanzuraho, abantu mubana ntago bakwisanzuraho. Ntekereza ko ngewe abo dukorana dufatana imyanzuro, hari n'igihe bangisha impaka simpakana. Dukuri gikwiriye nyine, apana ngiye mbona ko gikwiriye, ahubwo gikwiriye tubona ko gikwiriye twese. Icyo twumvikanye, ntago nshobora gufata umwanzuro ngenyine, ntago bishoboka. Ari umusore hano ugize mu microphone. Yego, amazina yawe? Murakoze cyane, nitwa Kabayiza Samuel. Mfite ibibazo bigera kuri 2. Icya mbere, wigeze kutubwira ko watendinze Youth Connect. So ni iyihe impact yagize kuri business idea cyangwa se project wari ufite? Ese yakwaffectinze muri side ya marketing cyangwa se side ya funding bikujyanye na project batubwiye? Icya kabiri, mfite nagureza nk'urugero, let's say for instance nkeneye gukora project iri based in telecommunication. Nk'ubu nagura urugero ku bijyanye na telecommunication. Let's say umuntu ushobora guhamagara uri mu Rwanda, ashobora guhamagara umuntu uri muri Uganda, biri less expensive. Ariko ku muntu urahamagara wa hano, uhamagara muri Congo, biri more expensive. Noneho niba ngiye nekereje nkavuga ko reka nkore system iza gifasha gukoraho icyo less reduction fees ku bantu bahamagara abantu bahirya, ni yihe nama wangira muri side ya marketing na side ya resources? Let's say for instance muri family nta resources bafite cyangwa se different connection umuntu bafite, ni nakwitwara utwe kugira ngo iyo project yanjye nanjye igire ikintu geraho? Murakoze cyane. Amikoro mu bijyanye no kumenyekanisha ibyo ukora ndetse n'ibikoresho by'ibanze. Kaduhere kuri icyo ngicyo. Ndagusubiza mere ko waromaje kumbaza ngo yambaye ngo Youth Connect ni iki yangize ingaruka, impact yakugizeho yaba mu bijyanye ese yarakumenyekanishije cyangwa yagufashije mu buryo bw'amafaranga? Niba numvise neza, ashaka kumenya impande ebyiri. Ndabize gusubiza zose. Youth Connect cyambere muri side y'amafaranga yaradufashije. Ikindi cya kabiri side ya marketing, ate no kuva nahanga ubwayo ni marketing. Akatari nk'iside y'ubwayo ikwigisha uburyo ukora marketing ubwawe, ukamenya gukora marketing ibintu byawe. Cyane cyane ibintu batushishikaza ni e-commerce, kandi ariyo digital turimo tugomba kujya muri e-commerce, uburyo ikoreshwa, uyikorite. Numva ariyo side ya Youth Connect yatumariye mu buryo bwa marketing. Ikindi kirona warombaje ni kujyanye na projet yawe, ni family resources cyangwa kubyo cyangwa ubye n'uburyo projet na byose mbikubwira. Okay, kankubwire kuri byose. Warombaje ngo ku by'amafaranga. For now kuko utazi ngo projet yawe yatwara iki, nturamenya ngo yanatwara amafaranga angana gute. Sibyo? Cyo kintu cya mbere. Afite niba namwumvise neza ni nk'inama wamugira, niba afite igitekerezo kizima ariko mu buryo ashobora kukimarketingamo adafite amikoro ndetse n'uburyo ashobora kugishyira mu bikorwa kandi nta mikoro afite. Niba nakumvise neza, yabigenza gute? Mugira inama aho ngaho. Genda ukore research umenye ngo bizantwara iki ibintu nshaka gukora. And second, bijyanye n'amafaranga, numara kumenya ayo byagutwara, nubona uko bitari ku rwego rwawe uvuga ati biri very expensive kandi bishobora gutuma habaho income nini cyangwa ufite ikintu kinini byakemura. Ngiye nizerera ko gukorana n'abantu bafite amafaranga, ugakoresha amafaranga yabo, idea ikagira kure, bakagininga nawe ukagininga, aricyo kintu cya mbere. Uriya mukobwa igeze gusaba ijambo, nawe tugira amazina yawe? Yitwa Uwera Mimi. Nanjye mfite ibibazo 2. Icya mbere nashaka kumubaza ni iki yita success, definition of success, because yashinze ama main objective muri company yiwe agenderaho kugira ngo azagire kuri success kuri we ayifata gute niki. Ikibazo cya kabiri, yavuze uti ngo we asharinga idea yiwe, asharinga business plan yiwe, nta kibazo na kimwe afite. So kuko muri iki gihe biragoye, urayisharinga bakaba bayikwiba,
we avuga ko ayisharinga kugira ngo abone ayandi ma ide avuye ku bantu arimo gusharinga iyo business plan. So ndashaka kumubaza niyihe support yatanga like cyangwa nizihe nzira yagendeyeho kugira ngo idea ntizizajye zibwa. Rakoze. Yego. Gwicyambere turarebera hamwe icyo bita success kuri wowe ni iki? Oyita success ushingiye kuki? Success ngiye nyibona mu buryo bubiri. Hari ukuba successful mu buryo bw'amafaranga, hari no kuba successful ku buryo bw'izina cyangwa brand y'ibintu ukora. Kugeza ubu twe turi successful kuri brand y'izina ryacu. Apana successful ku buryo bw'amafaranga, ko ntabwo tura successful bitewe n'ibyo n'intego tuba dufite. Uteje ngo successful ku mafaranga ntabwo bizakunda. Kuko ku mafaranga buri uko ugeze kuri step runaka uhita ukenera gukora innovation mu bintu ukora, ugakenera andi mafaranga ari bubijyemo kugira uzabone yayandi. Ntabwo niza ko ushobora kuba successful. Icyo navuga kuri brand birimo ibintu byinshi, ibirimo company yawe korite cyangwa service mutanga zimeze gute. Ngiye iyo nakoze projet yanjye karaninga cyangwa akora akazi kakaraninga, banumva iyo mukiriya mbese umukiriya wanjye yanyuzwe, banumva nawe successful. Yeah. Gusharinga igitekerezo cya business yawe, ati niki wakoze cyangwa se yakorwa iki kugira ngo abantu batiba cya gitekerezo kandi wabizeye? Ubundi ntabwo ibitekerezo agenda ngo bibyire buri muntu wese ubonetse. Wenda si ugusebya imirimo runaka. Ngiye gutanga urugero, ntabwo uyu mwene data igitekerezo afite azagenda agakibyire umumama ucuruza ibirayi mu soko hariya Mbuga Ngari abyumve, ntabwo yabyumva. Nawe iyo ugiye kubyira umuntu ugiye kubyira idea yawe, ubona ko ari wa muntu n'ubundi ugiye kutugucalenginga, ureba umuntu muri secteur imwe, sibyo? Akaba ari ugucalenginga akubwira ati ibi bintu ugiye gukora ntibizakunda, cyangwa wenda bizakunda binyuze muri izi nzira bikugoye, cyangwa yakweka n'indi nzira yakorohera. Nikizaho kuvuga ngo ikingendera batanye ba projet, njya gukubwira projet yanjye yaramaze kuraninga. Ndavuga apana kuraninga ngo kuba successful mu buryo bw'amafaranga, kuba hardware component mfite ubwayikora. Ikindi dufite RDB ibintu barakora marketing, igihe kinini ngo ngenda bikoze batarakora marketing, ikintu bita intellectual property, ikintu cyawe iyo secteur muri RDB barayigira, cyo gace barakagira. Nicyo kintu cy'ingenzi. Ngiye njya gukubwira projet naramaze kuyandikisha already. Icyo kintu cya mbere nkora. Ntabwo ku buryo ntabwo wamba afite ngo ushobora kuyiba habe na buto. Yeah. Wagusubiza inyuma none muri business yawe niki wahindura, niki watangira bundi bushyashya ukagikora mu buryo butandukanye no gukora no munsi? Ikintu nahindura muri business yanjye no buryo dukoresha tugurisha. Nako n'ubundi turi muri process yo kugihindura. Uburyo tugikoresha twebwe turacyari ba bantu bagurishiriza gusa nabyita online kuri e-commerce, ntago turayinjiramo uko tubishaka. Yako turi ku developing platform izajya idufasha kubikora gukoresha e-commerce byoroshye, noneho ku buryo bitazaba ko ari ngombwa ko twe tugeraho tugera kugira ngo tujyane ibicuruzwa byacu. Tukaba twagira amakampani, ubundi ikintu kitugora cyane n'amakampani tukana muri transport. Kurumva guhereza umuntu mu motari ku muhanda ati ngo njyanira kwa runaka cyangwa njyanira ahantu naha biracyatugora. Yeah. No munsi ubonye umushoramari agashaka kugura business yawe yose aho ukavamo yagwa amafaranga angahe? Ntago byakunda ko nizera ko ubuzima bwanjye buri muri business nkora. Reka tumushimira ariko. Arakoze cyane. Yitwa Munezero Heritier, barwimeza ibintu benshi baravuga ngo ndamutse mbonye unkubira inshuro 3 igishoro cyanjye namugurisha business yanjye, ariko biragoye cyane. Atubuzima bwanjye no munsi buri muri business yanjye. Kanshimire abanyeshuri muri kaminuza y'ubukerarugendo ndetse n'amahoteli ishami rya Rubavu, mwakoze cyane kuba mwahisemo kuba natwe muri Inspire Misaha y'urubyiruko, mwakoze cyane, turabashimiye.